buri abantu bize amateka cyane bazi agaciro k'umunsi cyangwa se agaciro k'ejo hazaza. Ubundi ubuzima nyine nuko bwira bugacya, uyu munsi yakitwa uyu munsi, ejo hakitwa ejo. Ubwo nyine kabisa buri bihe bafite ibyabyo, ariko icyiza nuko burya abanyamateka bigira nyine ku bihe byahise, bari munyamateka z'agaciro k'ejo hashize. Umunyamateka azakubwira ati ejo hashize iyo hatabaho ntabwo uyu munsi yaba hakiriho. Ati kandi kabisa ubuzima, ishusho image y'ubuzima bw'uyu munsi, isura y'ubuzima bw'uyu munsi iratwereka uburyo ubuzima bw'ejo bwari bumeze. Kwa bize amateka kabisa barabizi neza cyane. Ushobora gusanga nk'ubuzima tubayemo ku isi cyane ari kopi cyangwa se ari ari ishusho y'ejo hashize uburyo twabayeho. Uzasanga politike nyinshi cyane izo za demokarasi mwumva bavuga, uzasanga ari amateka ejo hashize. Rero ikiganiro cyacu The New Page nacyo kiba kije kabisa kugira ngo turebe igishya mu buzima bwacu, amakuru mashya yagiye aza agenda avuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ari mpamvu nyine cyitwa The New Page. Twako dufatanye n'igitabo urimo urasoma, ukabasomye page wenda ya mbere, maze kuyisoma ubwo nyine n'ubuzima bw'ejo hashize. Ubwo ni ejo hari kwa kangahe? Ejo hari ku cyumweru, uyu munsi ni kwa mbere. Niba ari kuwa mbere rero ni page nyine nshya kabisa y'ubuzima. Ni igitabo gishya dufunguye, ni igitabo dufunguye tugeze ku yindi page nshya. Ni page yo kuwa mbere, itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2023. Ukeneye kumenya ngo ese niba ejo ku itariki 9 hari byinshi byagiye bivugwa uyu munsi ho, ibishya ni ibihe? Araje turebe mu kanya gato kabisa tujye mu nguni zose. Igitabo cyacu kirimo byinshi cyane, harimo byinshi kabisa, package iruzuye. Uraza gusanga muri sport ari byinshi bivugwamo, uraza kujya mu myidagaduro uze gusanga mu byinshi bigenda bivugwamo.